Yesu ashimwe bene data, nongeye kubahereza ikaze mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Reka dutangire dusenga. Uri Imana y'urukundo, tugushimiye ko n'ubundi wongeye kutugenera umwanya wo kongera kumva iby'urukundo rwawe binyuze mu ijambo. Nyemerera Mwuka Wera duhishurire urukundo rwawe, duhishurire ubushake bwawe, duhishurire icyo wadutumyeho, ndetse anatubashishe mwami gukora iby'iri jambo wadutumyeho. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu, amen. Uyu ni umunsi wa gatatu tuganira ijambo ry'Imana. Intego dufite muri iki cyumweru cyangwa se ijambo turi kuganiraho ni ukugira ubuhamya bwiza ku Mana. Nicyo cyifuzo dufite. Hanyuma rero uyu munsi turasoma mu gitabo cya mbere cya Samweli, mumbabarire, igitabo cya mbere cya Samweli, ibice 16 umurongo wa 6 n'uwa 7. Ni igihe Imana yari yatumye Samweli ngo ajye kwimika umwami mu muryango wa Yesayi, kuko yari yabonye mu mwami. Reka dusome igitabo cya mbere cya Samweli 16:6 nanditse ngo nuko basohoye aho yitegereza Eliyabu, aribwira ati nukuri Uwiteka yimikisha amavuta nguye imbere ye. Ariko Uwiteka abwira Samweli ati nturebe mu maso he cyangwa ikirere cye ko ari kirekire, namugaye, kuko Uwiteka atareba nk'uko abantu bareba ubwiza bugaragara, ariko Uwiteka bareba mu mutima. Imana itugirire neza. Buri gihe uko nsomye aya magambo numva agize imbaraga nyinshi cyane mu mutima wanjye, nkumva arushijeho kongera kunkangurira kuba maso. Siko umuntu ashobora kugira ikirere cyiza mu maso y'abantu, ariko nyamara Imana imugaya mu mutima. Uyu Samweli yari umutambyi, yari umuntu mukuru mu by'umwuka. Yewe hari n'igihe umuntu ashobora kubaho ubuzima agakonfyuzinga cyangwa se akajijisha n'abakuru mu itorero n'abantu basanzwe bazi iby'umwuka, bakamwibeshyaho ko ari umuntu ukijijwe. Ariko Imana yo ntishobora kwibeshya ku muntu. Umuntu ashobora gukora icyaha akamara igihe kirekire ari umunyamanyanga, ari umunyamafuti, ndetse akamenya no kubihisha, akagaragara nk'umuntu ukomeye cyane w'inyangamugayo. Ariko Imana yo ntihishwa mwene data. Wowe uri kunyumva, wari uri muri icyo cyiciro, gira umwete wo kwihana, ugira ubuhamya bwiza ku Mana, kuko aricyo gifite agaciro. Imana itugirire neza. Ngo rero ngo Samweli ngasohoye kwa Yesayi, ngabona umuhungu waho wari uhari witwaga Eliyabu, ngabona ikirere cy'ukuntu ari cyiza, hagati uyu nguyu niwe ukwiriye kuba umwami. Hariho abantu bagira ikirere shaho cyiza, kirekire, kigari, ikirere mbese gitangaje. Rero abantu bagira ikirere cyiza mu by'ubu buzima, bakaba bazi kuvuga neza, bakagira amafaranga, bakamenya kwitanga, bakamenya kuba mu mirimo yose bagakora, ku buryo umuntu babonye mbese avuga ati uriya muntu agira umutima mwiza, uriya muntu agira urukundo, arasurana, arafasha, uriya muntu aritanga, hari bakagira ngo aranakiranuka, cyangwa se bakabona kuko agerageza kwitwararika. Ariko mwene data, Imana yo ntabwo ireba gutyo. Ngo nuko Imana ibwira Samweli ati nturebe ikirere cye, namugaye. Ati abantu mwebwe mureba kubiboneshwa amaso, ati ariko njyewe ndeba mu mutima. Imana itugirire neza. Inyuma mu bigaragarire yabo yari mwiza, abereye kuba umwami, ariko umutima we ntiyari ukwiriye kuba umwami. Uko niko rero hari n'abantu twebwe tujye dushobora kureba mu by'ubu buzima tukabona bakwiriye ubwami bw'Imana, nk'uko Samweli yabonaga Eliyabu akwiriye ubwami. Nyamara Imana yo yabareba mu mutima ikabagaya. Mwene data, ntabwo ijoro tuzarijyanwamo n'ubuhamya abantu badutangira, n'amashyi badukomera, n'ukuntu batubwira badukunda. Oya, abantu Imana itangira ubuhamya kuko bakwiriye ubwami bw'Imana nibo bazajya mu ijuru. Imana itugirire neza. Wifurije kugira ubuhamya bwiza ku Mana. Guhisha abantu no kubajijisha bishobora koroha, ariko Imana yo ntabwo igihishwa. Umuntu Imana itangira ubuhamya bwiza aha ku isi, ni nawe izawutangira mu gihugu cyo mu ijuru. Ivuge ko akwiriye kuko ubwo bwami kuko akwiriye kubamo. Uriya Eliyabu we yabuze ubwami bw'aha ku isi, nyamara byari igishushanyo kuri twebwe bitwigisha uburyo dukwiriye kuba maso, ngo hato tutazibeshya ku cy'ubuhamya dutangirwa n'abantu tukaba twarekanywe iby'ubwami bw'ijuru. Ubuhamya dutangirwa n'Imana nibwo buduhesha ubwami. Nk'uko ubuhamya Dawidi yatangiwe n'Imana nibwo bwamuhesheje buriya bwami, ni igishushanyo cy'uko natwe ubuhamya dutangirwa n'Imana aribwo buzaduhesha kwimana na Yesu Kristo, mu bwami bwe butazahanguka.
mwene data unyumvishije, gira umwete wo kugira ubuhamya bwiza ku Mana. Niba ibintu byari bitunganye, Imana ishimwe, ukomereza aho ngaho, ntuzigere utakaza ubuhamya bwiza ku Mana. Ariko wowe unyumvishije ukaba wumvishe rino jambo, ganira n'umutima wawe. Niba unyumvishije utari utunganye, gira umwete wo gutunganya ibitari bitunganye. Urakoze cyane. Yesu aduhana umugisha. Ubuhamya bwiza ku Mana nibwo buzaduhesha no kwimana na Yesu Kristo, ubwo bwami bwe butazahanguka. Urakoze.